itorero rya Anglikane, nkaba ubu naratangiye izabukuru, ndi mu zabukuru. Ndabishimira Imana ko ndi hano, mbarizwa muri paruwasi ya Gatore nk'umusaza, umupasitori Gatore, kandi ngiye kumara umwanya mutoya. Uyu munsi turi abapasiteri bane hano, twagabanye rero imirimo yo kuri aritari. Noneho nkaba ngiye kumara umwanya mutoya mvuga ijambo ry'Imana, kandi bagenzi banjye bagiye gukora umuhango wo kurahiza aba bantu no kubasezeranya. Abapasitori bagenzi banjye, nyakubahwa Cidikoni, Cidikoni bwa Rusera, hamwe na nyakubahwa pasitori wa paruwasi ya Gatore, na pasitori wundi aragenda dufatanya twese hamwe. Amina. Hanyuma rero soje mbwira abenda gushaka abasore n'inkumi muri hano, namwe abasore n'inkumi muri hano mutarashaka, bagira ngo bagire inama. Niba hari ikintu cyiza kibaho mu buzima, nawe uri muzima, ni ugushaka. Byaba uri gushaka umugore, byaba uri gushaka umugabo, ariko igisumba ibi nabo ni ugushaka warakijijwe, wagira umugisha ugashakana n'uwakijijwe, maze ukibera muri uwo mugeni. Ndagira ngo rero wifurize kuzagira urushako rwiza batari bashaka, namwe bashatse mwifurize kongera kuvugurura imishakire n'imyubakire y'ingo zanyu, kandi namwe abagiye gusezerana, abagiye kuragira, ndagira ngo mwifurize kuzagira urugo ruhire, urugo rw'amahoro, urugo rw'ibyiza, kandi urugo rutuma abantu b'Imana bamenya ko mwashyiriweho kubana akaramata no kuramya Imana no kwihimbaza.
kweli Mungu ibanga yuko babishingiye umwana kugera bima uzajumufira uzajumukorera uzajumukunda uzajumukinga ubuzima cyangwa kwawe kandi uzareka abandi bantu bose banawerewe isi yose uzaba gukiraho mwembi umuhanzi wose umusaza w'umukobwa nawe aze atange gushyikira n'abari gusoreza rwose n'umugenda bashyira bamushyikire ahereze urabuka ukapasura bazara gukina bagejeje bari n'abanayitse buri wese twebwe bazajya bishaka tuvuga. Reka tumushimire arakoze cyane. Arakuka rikora se biriho. Bakoze cyane umwanya wawe. Nuko ubisigi wanayikora gufatanya mu biganza. Reka rero twumve indahiro zabo turasaba ko abegera kubafasha kugira ngo twumve uburyo bagiye kurahira imbere y'iteraniro natwe dutega amatwi. Jewe Imana Emmanuel ndakwemeye Kamana Magnifique mbere umugore wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro n'umuryango mu butunzi mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya gukunda kuyavuya kugeza aho urupfu ruzadutandukanyiriza nkurikije itegeko ryera ry'Imana rikurahira. Yewe Kamana Magnifique ndakwemeye ukuntu Imana yambwiye ko uba umugabo wanjye dushyingiranywe ngo tubane akaramata uhereye none mu mahoro no mu byago mu butunzi no mu bukene urwaye cyangwa uri muzima nzajya mukunda nkugusha neza nkumvira tugakomeza nkurikije itegeko ryera ry'Imana rikurahira. Ni ukubana ubuzima bwabo bwose kugeza aho urupfu ruzabutandukanyiriza. Haleluya. Reka dusabe ababyeyi babo bashyikiriza impeta kuko impeta bagiye kwambikana nizo kimenyetso cy'aya masezerano bagiranye. Mana yacu turamushimiye, ni wowe washyizeho kubana n'umugabo n'umugore nawe wavuze ngo bazabana akaramata babane n'umubiri umwe. Izi mpeta ni ikimenyetso cy'amasezerano ya Emmanuel Magnifique tuzisabiye umugisha. Buri wese ajya ku kigo kubona impeta ajya yibuka uyu mwanya wawe, ajya yibuka amasezerano ari imbere yawe kandi ajya yitondera kugira ngo bakomeze kubana nk'uko babisezeranye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nkambitse iyi mpeta nkubahishije umubiri wanjye nguhaye ibintu byanjye byose bivuze mu izina rya Data mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Handitse impeta abahishije umubiri wanjye bahishije byose bivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen.
simbizi ubundi kireza abafite ishyari rwanda kweza amaraso hanyuma dukomeze tubasengera. Mana y'iteka werekana mwiza w'abantu bose, turagushimira yuko ari wowe utanga bose bw'umwuka kandi ko ari wowe ubugingo buhoraho. Nuko turakwinginze wohereze umugisha wawe abantu bawe, uyu mugabo ukunda Imana Emmanuel n'uyu mugore w'abana Magnifique, aho dusabira umugisha mu izina ryawe kugira ngo ugusanganire ko abana bato b'isezerano ariko n'abasohoka nyuma y'isezerano basezeranye. Izi mpeta zitatu kandi zikemerwa nizo kimenyetso kandi aho ubihari ariyo ababyeyi bafite urukundo n'aho iboneye rwose bakurikiza amategeko yawe, bisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire ikibatandukanya, ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire ikibatandukanya, ab'Imana yateranirije hamwe ntihakagire ikibatandukanya, kuko Emmanuel Magnifique bahuje umutima ubashyiriye gushyingirwa kwera kandi bahamije imbere y'Imana n'imbere y'abantu amasezerano batyo, nanone gutangira no kuzakira kandi no gufatana mu ntoki nk'igitumye mvuga ni aba umugabo n'umugore bashyingiwe, bivuze mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera, amen. Abasiteri bose bigire hafi kugira ngo dusabire aba bana bacu umugisha w'urubyaro ndetse n'ibindi bikurikiraho. Mana turagushimira waremesheje imbaraga zawe zikomeye ibintu byose ari nta kiva biregera kandi maze gutunganya ibindi wategetse ko umugore agomba ku mugabo bari mu ishusho yawe ubateranya hamwe igice yuko kizira rwose gutandukanya abaganisha hamwe gushyingirwa. Mana turagushimira kubereje mu bana b'abashyingiwe ukawuhindura icyitegererezo cy'umubano wa Kristo n'itorero rye wo mu buryo bw'umwuka. Ni ukurwanya imbabazi ugaragara n'umuja wawe kugira ngo uyu mugabo Emmanuel akunde umugore we akurikiza itegeko ry'ijambo ryawe, kuko Kristo yakunze umugeni w'iryo torero rye akaryitanga rifunze ariko yakuye n'umubiri we. Kandi uyu mugore Magnifique agerekana urukundo ruri neza asohoye isezerano asezeranye n'umugabo we, ajya amwumvira akurikiza abagore be ubaha Imana yoroheje yitonda kandi ari umunyamahoro. Nyagasani wowe w'umugisha barakwe ubwambaye budashira, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ishobora byose mbere y'aho basokuruza Adamu na Eva irabeza baganisha hamwe gushyingirwa, isuke kuri mwe uburwayi busesekaye ibeze ibamugisha rero mukoresha mbere n'imitima yanyu yinezeze kandi umwami mukundana urukundo rwera iminsi yose muzamara mu kiruhuko, amen. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, icyuma cy'ubwoma nawita ururima asesina. Haleluya, Yesu ashimwe. Nagiye mbona abantu benshi bafite amatsiko kureba abageni. Igihe n'iki Emmanuel agiye gutwikurura neza umugeni we maze narangiza bahindukire barangurira ibiganiro bari guteranira ryose maze namwe wakire rwose n'amashyi menshi. Ihera amaso barabyitoje ko babikora neza, ntabwo tugomba kurambirwa.
rero baturinde tubona bacu nabo bagatanga imishini yabo bahagarara